Ninde wavuguruza mvuze ko Yesu agira neza. Ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo. And read in the book of Matthew, Igice cya gatanu, chapter 5. nicyo twahereyeho. That's where we started from. Dukomereza ku gice cya gatandatu, Up to the 6th chapter, n'igice cya karindwi. as well as the 7th chapter. Umwami Yesu twarebye uburyo yagiye asobanura abari mu bwami bwe uburyo bagomba kwitwara. We looked at how Lord Jesus described people who belong to his kingdom, cyangwa se ibigomba kuranga abaje mu bwami bw'Imana. or the features of people who are now part of God's kingdom. Dusanga umwami Yesu yaganirije abantu bari baje bamukurikira, abari bo abwira abagomba kuza mu bwami bw'Imana uburyo bagomba kwitwara n'ubwo bagomba guhagarara. We discovered that Jesus talked to people who followed him, and he described what should be the features of people who belong to the kingdom of God. Sintinda mu byo ni ukwibukiranya gusa kugira ngo dukomeze. I will not dwell on that today. Icyambere twabonye ni abantu batunze imitima ikeneye Imana. But the first feature we looked at is people who possess the hearts that long for God. Arico gipimo kigaragaza neza ubuzima bwacu bwo mu mwuka uko bumeze. And that as a measurement or as a way to measure how our spiritual life is. Inyota yo kuwahagizwa no kwahagizwa kuba muri presence, kuba muzima. The thirst to be in God's presence, to be part of what God wants. Icyakabiri twabonye, The second point we looked at ni inzara n'inyota byo gutunganira Imana. is the hunger and thirst of being righteous before Iteka God. ryose ubuzima bwacu buhora buharanira kumva ko dutunganira, dushimwa, tunezeza Data wa twese uri mu ijuru. Our lives strive for righteousness and for us to be pure before our Heavenly Father. Icya gatatu twabonye And the third feature nuko mu bwami bw'Imana habamo gutotezwa tuzira gukiranuka, tuzira gukora neza. we also realize that there are people who are persecuted because they are doing God's will, because they do Petero what God aravuga ngo wants. niba dutoteza batatuziza ibyaha byacu ariko tuzira gukiranuka titukagira ikibazo, kuko systeme y'isi izaba yagonganye n'ubwami bw'Imana, taco bitwaye Imana izaturwanirira. Peter said, if they persecute us because we're doing God's will, then it is okay for us. Icyakane twaganiriyeho mu mibyizi, Yesu arababwira ngo yemwe mw'abantu mwe niba muje mu bwami bw'Imana hari icyo musabwa, mugomba kuba umunyu w'isi. Also, during the weekdays, we realized that we should be the salt of the earth, and that's what Jesus was calling us for. Umuhamagaro wacu nuwo kuryohera buri wese. Our calling is to be delicious towards everyone. Uwageze mu bwami bw'Imana araryoha, ku kazi iyo urimo abo mukorana urabaryohera, parce que uba wakuyeho ikintu cyose cy'umururazi muri systeme, maze abantu bose bakamererwa neza, parce que uba wageze yuri igisubizo, ugomba kuryohera aho. When you reach the kingdom of God, there is no bitterness in you. Therefore, you have to be sweet towards everyone who is surrounding you or everyone who sees you. Umugabo wakijijwe araryoha mu rugo rwe kuri madame n'abana. Umudame wakijijwe
araryoha mu muryango. Any saved husband is sweet towards their family. Umwami Yesu aravuga ngo ese iyo ubwo buryohe bwashize muri twebwe tuba tukimaze iki? And the Lord Jesus said, if that sweetness is no longer part of us, then what's our role? Nubona uburyohe muri wewe bwashize, when you realize that sweetness in you is no longer, uzamenye ko n'agaciro kawe karangiye. You should realize that also your value is no longer existing. Anyone in the kingdom of God is sweet. Icya gatanu twavuzeho biriya narabyigishijeho ntabwo mbitindaho ijambo ry'Imana riravuga ngo turi umucyo w'isi. Also another point we looked at is where the word of God says that we are the light of the world. Impamvu Yesu yavuze abasobanura ati ubwo rero mwavuye mu bandi mukaza mukanganaho mukumva ko mushaka kujya mu bwami bwanjye natangiye mugomba kuzabura umuriro umurikira abandi. And Jesus told the people who came to him and said, now that you have set apart from others, you are bound to become the light of the world. Umukristo wageze mu bwami bw'Imana atanga icyerekezo. Every Christian who has arrived in the kingdom of God gives tibakagombye kwibaza ngo ese gukiranuka niki uhari wewe uri gukiranuka bagomba kureba gukiranuka uko gusa. People should not wonder what righteousness is when they see you. They should see the righteousness they are looking abantu for in bakibaza ngo you. ese ukuri niki ukuri ntibagomba kukumva gusa ku magambo bagomba kukubona muri wowe parce que watanze icyerekezo cy'ukuri. People should not only hear the truth by words, they should also see truth in practice through you. Kwibaza ngo ese urukundo rw'Imana nuruhe bakagombye kubona wewe kuri urukundo gusa. People should not wonder about God's love, they should see it in you. Isi irarindagiye kubera ko idafite icyerekezo. The world is not stable because it doesn't have direction. Ahantu hari umwijima iyo urumuri rumuritse abantu babona inzira banyuramo ni ukuvuga ngo aho turi twakagombye kumurika umwijima hari ugahunga abantu bakabona icyerekezo. When the light pierces through the darkness, people know where to go and they can follow that light. Ariko rero mbabwire iyo urwo rumuri rwazimye iryo tara ryaba rikimaze iki? But when the light is turned off, then what's the use of that lamp? Icya gatandatu twavuzeho. Also the sixth point we looked at. Bibiliya yatweretse ko umwami Yesu yazanywe no gusohoza amategeko no kuyakomeza. Jesus came to realize and to strengthen the commandments. Aha twerekanye cyane uburyo inyigisho zajeho zo kutirinda no kumenya uko wakwifata nuko wagenda bakava ngo ubuntu bwaraje. Here we looked at the teachings that usually claim that grace is here and you should act recklessly. Ariko usomye muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 3-4 Yesu arababwira ngo sinaje no gukuraho amategeko ahubwo naje kuyakomeza. Atereka mbere ko kunda komeye byaravuze ngo tugasambane ariko nge nababwiye ngo nijisho ryawe nirireba umugore wundi cyangwa umugabo wundi rikamwifuza uzabusambanye nimwumve gukomera kwabyo uko bimeze. But when you read in Matthew chapter 5 verse 17, the word of God says that Jesus did not come to abolish the law or the prophets. He came to strengthen and to fulfill them. Ariko tuja kusanga nubwo Yesu yayakomeje cyane ariko yatanze n'igisubizo hariya mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 10 aravuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Even though he came to fulfill and to strengthen the laws, we also realize that he came to say that we are the ones he created and through him we can do good works, and also for us as God, as the people that God prepared. Nimwibuke ko Yesu yari maganira n'abayuda ababwira ati ya mategeko ya Musa mwibwiraga ngo arakomeye ayanjye arakomeye kuruta parce que ngewe nagiye no muri detail cyane. Ariko aba Efeso Paulo arabigaragaza kera barirwarizaga ariko twebwe muri Kristo ntidushoboye ahubwo turashobozwa.
And here Jesus was talking to Jews and said, you thought that the laws of Moses were difficult, but now mine are much more difficult. But here what he wanted to mean is, for us, we are not able to accomplish the laws, but we are enabled to do that through him. Gusohoza iby'Imana ishaka ntabwo biva mu mbaraga zacu, ahubwo twahawe imbaraga ziva muri Yesu zituma bitworohera kubigenderamo. Iyo winurunduriye muri Yesu, ibindi bisigaye birikora. Executing what God has given us is not simply because we are able to do that, but we are strengthened by Jesus Christ. And for you, once you pour out yourself into him, you are able to accomplish that. And the seventh point, Yesu arababwira ngo ndagira ngo mbabwire iki kintu mu buzima bwanyu bwose ubwo mwaje mu bwami bwanjye, yego yanyu iziba yego, oya iziba oya. And Jesus was telling them that now that you've come into my kingdom, your yes should be the yes and your no should be the no. Nusoma muri Matayo igice cya gatanu, turacyari ku gice cya gatanu 33 umurongo wa 30 kugeza 37, aravuga ngo si ngombwa ko mwirega cyane mwurahira ngo Imana ndabarahiye n'ukuri kw'Imana, mbarahiye ijuru iri jose rikamvaho, ntimukagire ngo nibyo bikomeza kumva ko muri seriye mu byo mukora. Nushaka uvuga gusa ngo yego gusa, oya gusa, ariko iyo yego iziba yego, oya iziba oya. Iki ni ikintu gikomeye cyane, rimwe na rimwe abantu abakristo bataza basuzuma. This is very powerful, and sometimes Christians do not test this. Usanga rimwe na rimwe yego yabaye oya, oya yego, yego oya, oya yego. Ariko iyo wageze mu bwami bw'Imana, uzubanza utinde mu kuvuga ngo yego cyangwa oya, nimba yego ibaye ibiyo. Sometimes Christians say yes, but it actually means no, or they say no when it actually means yes. Once you enter the kingdom of God, you have to make sure that what you say is what you mean. Twagiye mu buzima busanzwe tureba uko ibintu byifata. We took this into the practical examples. Ubundi umukristo wageze mu bwami bw'Imana cyangwa ubwami bw'Imana uko buteye, a Christian who has arrived in the kingdom of God, yego yawe si yego y'ibikino, ni yego ikomeye cyane. Your yes should not be said in a playful way. Your yes should be a firm yes. Ariko uzarebe uburyo ubuzima busigaye turangwa nabwo, abantu basigaye bakinisha yego na oya, kandi waje gusuzuma akavuga ngo n'umukristo nibyo, ariko hari ihame ry'ubwami wirengagije. Sometimes now when people they usually say yes and it actually means no, but when you examine it, you realize that there is a principle from the kingdom of God that you have overlooked. Dore icyo abantu bazaboneraho ubukristo bwawe kabisa ko buhagaze neza, n'iki gipimo nacyo ni ngombwa. This is also part of the things that people will use to accustom to your Christianity. If you tell a person that you meet on Tuesday at 2 p.m. and you say that as a Christian, for you, for people to see that you are standing well, give value to this yes you just said. Nuyifata à la légère ukavuga ngo ariko se bitwaye ikimbuvu namwihamagarira umwanya ugeze ko I'm sorry se nibagiwe sinkije, menya neza ko buriya we wibwiye ngo biroroshye, ariko uzubanza urebe impact byakoze kuri wa muntu, ukuntu yababaye n'ukuntu amerewe nabi n'ukuntu wishe gahunda ze. Ubukristo bwawe mu ihame ry'ubwami hari ico wishe.
But when you take it lightly and the person calls you about the plan you had made and you say that you're sorry you'll not be available, know very well that there is a principle from the kingdom of God that you have violated. nibyo Yesu yavugaga ngo iyo umukristo avuze wageze mu bwami akaba ngo yego ni yego. This is what Jesus was saying. When you have entered the kingdom and you say yes, it should be a yes. kandi yavuze ngo oya ni oya. And when you say no, it should be a real no. ndagira rero ngo twikosore bakristo. So I want us to change that. hari ibintu bimwe ureba ukabona principe y'ubwami iyi ngiyi turimo tuganiraho Yesu yavuze hari igihe tutayubahiriza. There are things you look at and you realize that we are not respectful towards this principle. komisiyo zigaterana, The commissions gather, ministere zigaterana, ministries gather, zikemezanya zose, and they agree on a certain thing. uwa gatanu wa mbere On the first w'ukwezi Friday of the month, tuzaza duhura mu masengesho they say we are going to meet and pray dusengera umurimo w'Imana. and pray for God's work. mukavuga ngo ese mwese murabyemeje? And when they ask, do you all agree? ba memba bose ba komisiyo na minisiteri bakazamura ati yes uwo munsi turawemeje. And the members of the commission raise their hands and they agree to it. buriya iriya yego yawe ni yego ikomeye. So the yes you say is a very strong yes. abadiyakoni bakemeza. The deacons say yes. noneho wewe wagera ku munota wa nyuma And when you reach the last, ukagira ngo ya yindi yego wavuze nk'umukristo ni ibikino, yego ni yego. when you reach the last moment, you think that the yes you said was a joke. ugomba kubifata kugira ngo ube umwizerwa neza, ugomba kubifata useriye. For you to be trustworthy, you should take it seriously. ikikwereka rero ko kabisa abantu bazamenya ngo uriya iyo yavuze ngo yego niyo n'icyizere kigakomera, ni uburyo uzafata icyo cyemezo wewe wiyemeje. So for you, for people to see that you are trustworthy and that you are modest is the way you take a decision and aim to fulfill it. iyo bishitse hakaba impamvu ikomeye cyane ituma utaboneka kuko uri umuntu. Sometimes maybe you might be hindered by a change of plans. ikizerekana kuri seriye kuri yego yawe nuko uzasobanurira ubishinzwe impamvu ukamubwira ngo I'm sorry, mbere naho sinshoboye kwagera kubera ko ku munota uyu n'uyu habaye inzitizi yambujije. So what shows that you're a serious person, you should explain what happened for you to miss. And you should do that prior to the event itself. itandukaniro ryacu abantu bamenya amahame y'ubwami n'abantu batayamenya. So this shows a clear difference between those who know God's principles and those who don't. niwicara ugasezeranya Imana ikintu aha When you sit and you promise God something, ukavuga ngo yego mwami mu mutungo wanje mfite ndatanga iki kintu, and you say that God, in my possessions I'm going to give out this, ugomba kubivuga wabitekereje yego yabikaba yego cyangwa oya ikaba oya. you should first think about what you're about to say, and your yes should be a yes and your no should also be a yego real yawe no. Imana iba yayanditse. Because when you say yes, God records that. Tishobora kuvaho keretse wewe wabisobanuye ukayivana. It will not be scrubbed off until you explain why. muvuge ngo amen. Amen. mwongere cyane amen. Amen. buriya hari abantu bakorera mu marangamutima cyane. There are people who only operate out of their emotions. ugenda usuzume mu mahame plutôt mu buzima bwawe, yego ni yego. niba hari cyo wasezeranyije Imana bikagera igihe bikakunanira, ugaruka yandahiro kwivuguruza wowe. ariko iyo wicara ukadamana ngo ariko none se ko byananiye byagenze gute, never. iyo ntabwo ari ihame ry'ubwami. You should go back and assess your life and see if there is a yes that you did not fulfill and justify the reason why, but should not sit back and only say that it was impossible for you to accomplish it. umwami Yesu aravuga ngo yego iziba yego, oya iziba oya.
So King Jesus told us that our yes should be a yes and also our no should be a no. ndagira ngo mbereke mu bayuda hari umugabo wigeze kuja kurwana asezeranya Imana iramubwira ngo Mana reka nkubwire iki kintu nuntabara nkanesha ngatabaruka mu rugo ikizaseruka mbere kije kunsanganira nzakiguha. So in the Jews there is a man who said that God, I'm going on a battle, and once I come back from the battle, I will reward you whatever comes to usher me iyo nkuru home. ngira ngo mwarayisomye uwo mugabo agarutse atabarutse yari afite umukobwa umwe. I believe that you have all read the story, and when this man came back home, he only had one daughter. yabwiye Imana yego ikiza cyambere cyose. But because he had told God yes to anything that comes home first, agiseruka ku irembo once he reached his home, agitungukaje wasohotse wa mbere n'umukobwa we w'ikinege. the moment he reached his house, aje amusanganira his daughter came to him. ise yikorera amaboko. And then the father was umwana aramubaza beguiled. ni ukubera iki wikoreye amaboko. And then God said, why you downcast? ati hari indahiro narahiriye Imana. And then he said, there is a promise I had made igisohoka to you. cyambere none igitangaza kirabaye. I said, once I come back and I see anything that comes to usher me yego home. yawe wabwiye yego Imana ni yego nta kintu gishobora guhinduka. And then God said, the yes you said to me is a yes. buriya ntituvuze ngo dutange buriya ikintu cyanditswe muri Bibiliya kiba gifite icyo cigisha kiba shaka kuvuga ngo icakuvuye mu kanwa ukacemeza kugira ngo ugaragaze kuri mu mahame uri umwizerwa ugomba kugisohoza kuko Imana iba yagize. You see, everything that's written in the Bible has to teach us something. And here, when you utter words out of your mouth, you have to fulfill them. dore rero umukristo uri mu bwami ntaza apfa kuvugavuga gusa neza. See, a Christian who is in the kingdom would not simply say whatever they yavuze wish. ngo tugatekereze nyuma yo kurahira uzabanze utekereze mbere parce que icyo wavuze icyo wasezeranije ko Mana ni ikintu kiba gikomeye. You should not think about something after you have sworn, but you should think of something before you swear it. Yesu aravuga rero ngo yego iziba yego oya iziba oya. So Jesus said your yes should simply be yes and your no should simply be no. Abajene bacu bakunda kugenda batangaza bakora kuri uye ngo hayisezeranire nzagufiyanza nzagira gutya akagira ngo ni ibikino. iyo usohoye ijambo nimbura umuntu wo mu bwami ugomba kurihagararaho kandi nimba hari n'impamvu ugomba kumva ko wicara ukabanzwa kuraho cyagihango n'ababu mbere kutangira n'undi. And this is for our young men and women who go around making romantic promises that they will be engaged, that they will marry the person in their lives, but something has to be tested first before you move forward. Niba mwankurikiye muvuga ngo amen. Amen. Mwongere cyane amen. Amen. Yes. Amahame y'ubwami. Principles of the kingdom. Icyamunani kijyanye n'amahame y'ubwami. And the eighth point as a principle of the kingdom. Umwami Yesu arababwira ku murongo wa 38 aravuga ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ijisho rihorerwe irindi n'iryinyo rihorerwe irindi. Mwumve ayo ni mu masezerano nukuva kera mu isezerano rya kera mu mategeko ya Musa. Umwami Yesu abo bayuda bari bamukikije n'abanyamahanga bari baje arababwira ati none dore ubwami bwanje uko buhinduye. Arababwira ngo ariko njeweho ndababwira kutabuza umuntu mubi kubagirira nabi ugukubise urushyi mu musaya w'iburyo umuhindurire n'uw'ibumoso. Umuntu nashaka kukuburanya ngo agutware kanzu yawe umuhe n'umwitere ugutegetse kujyana nawe mu gikingi kimwe
umujyane no mu cya kabiri, ukwaka umuhe kandi ushaka gugutira tumwerekeze umugongo. Buriya muvuge ngo amen. Amen. Amahame y'ubwami arakomeye cyane. The principles of the kingdom are very difficult. Buriya icyo Yesu yashakaga kwigisha hariya, What Jesus wanted to preach here ntabwo ari ukuvuga ngo buri muntu wese aza gukandagira uko ushaka. is not for everyone to come and stamp Ntabwo over Yesu you. yaduhamagariye kuba pubele, He did not call us to be dustbins. ariko icyo yashakaga kuvuga ni iki? But what he wanted to say, niba bakuye mu ijisho ryawe nawe ugomba kurikuraho, ni ukuvuga ngo washatse kwirwanirira. you see, when they remove a knife from you and you also remove it from them, Atariko mu mahame y'ubwami ndashaka kubabwira iki kintu: umunyabwenge n'umunyembaraga nuko yategereza ko Imana imurwanirira kuruta ko yirwanirira. you see, I want to tell you this: for a powerful man should always wait for God to fight for them. Hari icyo ufitiye ubushobozi wowe wakora mu mbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. You have strength to do something. Uri umwavoka, uzi kuvuga, uri n'intyozi ivuga cyane. Perhaps you're a lawyer, Ariko hari ukurusha kuvuga ni igihe wacecetse Imana ikakuvugira. but when there is at certain point there is someone who speaks better than you, and that's when you keep quiet. Imana and let ishaka God speak. kwerekana ko iyo bageze mu bwami bagomba kubona kuri umuntu w'umunyamahoro menshi, utabibujijwe n'uko utabishoboye, ariko kubera ko uzi ko hejuru yawe hari uvuga kukurusha, hari ukurwanirira kukurusha, hari ufite imbaraga kukurusha. You see, God wants you to know that it's not because you're powerful and you can accomplish anything, but He wants you to be humble and He wants you to recognize that there is someone who can fight for you, and that is God. Nagira ngo mbabwire iki kintu bakristo bana b'Imana. So, dear Christians, children of God, Imana yacu ni umuavoka ukomeye cyane. God is the greatest lawyer, Kandi ni umugabo uzi kurenganura mu buryo butangaje. and He knows how to bring justice. Kenshi So many times, timugashakishe ko mwihorera mwenyine cyangwa mwitura inabi ku yindi. so many times you might seek for revenge. Niba gusharirira utanga amahoro. But when they turn bitter towards you, you Niba should kuvuga spread nabi, peace. abakuvuze nabo bavuge neza. For those who speak evil of you, you should say Izina ryawe good niba things about rikwiza them. kwiza kandi ukamenya irembo ryaturusemo, wowe uzifungira akanwa ntukavuge. When they spread things about you anywhere, you should not do the Hari abantu same. bahura n'ibintu byinshi cyane. There are people who meet a lot of things on the way. Bigahinda. Noneho nawe ukavuga ati yes, naje ndabizi, ugakereya radiyo munwa maze wa wundi wakuvuze nabi muvuge neza, wa wundi wakuvuze ibitari byo wivuga ibyiza, uwakuvuze faiblesse muvuge imbaraga, uceceke utegereze kundi Imana izakuvuganira. There are things that happen and they take toll on the victim, and the victim might want to revenge, might want to make up a movement. But here, what God wants you to do, He wants you to sit back and keep quiet and speak nicely of people who don't approve of you, and see what God is going to do for you. Abantu hari igihe wewe wibwira Imana ikabanza ikaguceceka ikagushira muri teste kugira ngo igasa naho yakwihoreye, kugira ngo ibanze irebe kuhagarara muri principe ikareba kakureka. God might want to put you on a test and sees how you make it out, or how you handle yourself. Ndetse bigasa nkaho byagaragaye ko guceceka kwawe byerekana ko by'ukuri ibizakozwe ari ukuri. And sometimes people might even think that because you're quiet, then it means that what they said about you is true. Imana yagushize muri teste kugira ngo irebe niba uhagaze muri iriya principe. And that's also another test God has placed you in. Yamara kubona wayihagazemo neza, Once He sees that you're standing well, igahaguruka. once He sees that you're standing well against the test, Izivuga ijambo rimwe. and He stands. Kandi nzantangara kuvuga ku Imana hari ukutazikoresha akanwa nk'abantu.
See, sometimes when God speaks, sometimes it doesn't even use his lips as human beings. inza nkunda ko umwami Yesu ibyo yageza yigisha yageza abikora. You see, I love that whatever Jesus preached, he used to do it. umwami Yesu ntabwo yari ameze nka Pastor Aaron. Jesus was not like Pastor Aaron. ibi ndimo nigisha hano ndimo mzipimaho kandi ngerageza kubyikonformaho kugira ngo nibura Imana ishoboze nubwo nje uhaye uzigisha. What I'm preaching here is I'm only conforming to it, and I'm only asking God to enable me. ariko umwami Yesu yageza arangiza kuvuga ikintu akabereka ukuntu kiri mu buzima. But Jesus would say something, he would preach something and show how it's part of his life. amaze kubyigisha ku musozi umwanya ugera kuri we abamukubita abagira gutatereka turebe ibyo yavuze nimba azabisohoza. So here, after preaching this, he reached the point where people started persecuting him. So the spectators would look at him and say, let's see if what he has preached is going to be practiced. bamwambuye imyenda barangiza kwimwambura bakamwambika udushwambagara bakazana ikamba ry'amaha bakarishira mu mutwe amaze abasirikari b'abaroma bagapfukama ngo uraho mwami nimureba ku gashinyaguro uraho mwami twagupfukama umuntu bambitse ikamba ry'amaho kandi ni umwami w'abantu ariko Yesu agaceceka. See, here they undressed him and they put a crown of thorns on him, and they started to kneel before him, mocking him, saying that, "Hail to the king." imbere ya Pilato nyuma y'agashinyagura ko kose Pilato aramubaza ngo se ni wewe mwami w'abayuda. So they took him to Pilate and said, "Are you the king of Jews?" niryo jambo Yesu yavuze gusa ngo wakabimenya. And then Jesus responded, I hope he knew. So the crowd started accusing him. Pilate said, is there anything that you can say to justify yourself? And then he kept quiet. ati kandi ari je ufite ubushobozi bwo kugukiza no kukwica kuranga kuvuga. Nimwumve Pilato babwira umwami Imana wamuremye ngo ufite ubushobozi bwo kwica no kugukiza Imana nzima. Yesu yari kumubwira atereka nkwereka ko ngira ubushobozi. Yari guhuha gutya ngo akamatumuka nkuko kumurama gutya bose ati yabaye ngari murebe bibaye. Agasura akamugarura. Yesu yari afite ubushobozi agasura agakusanya wa mukungugu ugahinduka Pilato akamwicaza ati mwabonye wondi we ngasubira ufungura kana. See, King Jesus would do anything that would end Pilate's life, even though he had told him that he had the power of letting him live or die. Birarangira sans suite Yesu baramukubise aragenda atemba Imana kirareba iri mu ijuru umwana wayo gicecekeye. So they beat Jesus, they tortured him when God was looking quietly. Ariko Yesu yarazi ku isaha n'isaha umurengano arahari. But Jesus knew that the one who was going to fight for him was there. Izantekereza ko muri ba basirikare bako bamukubita bavanyemo akamanda ugomba kujya kurinda Yesu batamumanura ku musaraba. Muri babandi bamugiriraga nabi. I believe that among the soldiers who were beating him, there was someone who was only designated to protect or to watch Jesus as he was on the cross. Mbere yuko Yesu ava muri iyi si ngo saa sita ngo zigere saa sita. Before Jesus left the world, ntabwo umwami Imana iyija kuvuga ivugisha amagambo gusa nkatwe cyangwa nk'ibindi hari ikintu gusize ikora ugatangara. God doesn't just speak like human beings, he does something that we are all amazed at. Bibiliya ivuga ngo haba umwijima kuva saa sita kugeza saa cyenda. The Bible says that there was darkness from 9 to 3, and the whole world shook, and all the rocks were torn. Mureke mbabwire kuva isi yabaho uwo mwijima nturongera kubaho kandi ntabwo bigeze baho. And since the beginning of the world, umwijima kunetraliza guhagarara aho wagira ngo ugende ukakubitaho umutwe. Umwijima ntimuzamugenda umwijima hari wari wakubita umwijima ukaba nk'igikuta. Tremblement ntabwo yigeze iba kuva yabaho. And the quakes have never been the same. Nimwumve wa musirikare. See the soldier who protected Jesus. Ngo ni ukuri yari umwana w'Imana.
He said, it's true, he was the Son of God. humura hari igihe bazavuga ngo koko yari umwana w'Imana. Be still, there is a time will reach when they say, humura truly he hari was a igihe child of bazavuga le God. contraire y'ibyo bagize igihe kirekire bavuga. Yes, and there is a moment will reach when they will say the opposite of what humura they used to bazakwita irindi zina criticize you. ritandukanye n'iryari rigize iminsi riri mu kanwa kawe. Be still, they will call you a new name. humura 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 humura, Imana irenganura irahari. Be still, the God who is just is here. icya cyenda And 9. ni ukugira urukundo rw'Imana. Is to possess God's love. Umwami Yesu arababwira ngo Matayo 5:46 47 ngo mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe, ariko njyeweho ndababwira nti mukunda abanzi banyu, ikindi musabire ababarenganya, ngo nibwo muzaba abana ba so uwo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Mungu wetu abakayise. Ubwo rero kugira ngo mwumve muza mureba context Yesu yarimo abivugamo, niba gitangira ubwami ari ku musozi hariya, abantu baje bamaze ibitangaza byabaye, nibwo bwa mbere bumvise discours programme ya Yesu. See, this is the first time that people heard Jesus speak. Arababwira ati byari byemewe ko umuntu ugukunda umukunda, umwanga ukamwirinda nawe ukamwanga ukamushiririye. He said, yes, it was allowed that anyone who loved you, you have to love them back, and anyone who hated you, you had to do the same. Atariko mu bwami bwanjye, But in my kingdom, ngiye kubabwira gutya, I'm going to tell you this. nahinduye ibintu. I have changed things. Mukunda ababakunda, You should love those who love you, mukunde n'ababanga. but also love those who hate Ndetse you. noneho ntabwo ari aho gusa, muza munabasabira umugisha, uzupfuka muvuge ngo Mana naka wa wundi ukurarira, wa wundi umubwira ngo umugirire neza, umuheza abana be gutera imbere, umugisha w'Imana umutembeho. Ndugu yangu musarire w'abana n'umuntu ntugira icyo mutwara, ariko niba uzi ko yakwanze yakugiriye nawe ukaza umwatura ari usabira wa mbere umugisha. Umwami Yesu arababwira ngo ngirye ihame ryanje nabaha. And it doesn't stop from there. You should also ask for blessing to those who hate you, even to their children. And that's when Jesus would look at you and say, nimutekereze yes, abantu you bari have bagiranye fulfilled this gahunda promise. iminsi miremire, ariko bagendera mu mategeko ya Musa n'ibindi, arabishinduye ati iryo ni itegeko nabahaye. Now these are people who have been using the law of Moses, and now he has come to edit it. He has come to change it. Ati nimubikora gutya muzaba musa na so wo mu ijuru. And he said, if you do this the same way, you will resemble your Father in Ati se heaven. hari ubwo mwabonye imvura Imana izigusha izigwa mu gipango no mu mirima yabikunda gusa, amazi ab'Imana abandi basa naho batayishimisha ikabima imvura? And he said, have you seen the rain falling on only those that God loves? Izuba iyo ryavuye uzubona rivira bamwe, bari abandi bakicwa n'imbeho, ngubwo Imana yakagize impamvu yo gutuma itabishimira. And he said, have you seen the sun only shining to those that God loves? Niba Imana izigusha imvura ku bantu bose, ikavusha izuba ku bantu bose, ati namwe kugira ngo muse nanjye mu bwami bwanjye muzagira uwo mutima, yaba ari mwe mwakagize ubushobozi bwo kugusha imvura, muzamuyigusha kuba binabeza, kubabanga n'ababakunda, niho muzagira umutima wanjye. And he said, if you have realized that God sends rain and also rises sun to those who are good and those who are bad, you should also do the same for those who are righteous and unrighteous. Niba ukigira bamwe wumva kutaramutsa, nimba ukigira bamwe wumva ko wahintoka ntubahobere, nimba ukigira bamwe wakwegera cyane n'abandi utakwegera kubera ko wumva kutabashaka, hari ikintu kivuze mu bwami bw'Imana. You still have a way to go if there are people you can only shake hands with and those you can only hug, and also when there is difference on how you approach people. Ariko rigomba kubahirizwa kuko riko Imana ibivuga.
But this is a very tough principle, but you should obey it because that's what God says. ihame ry'Imana. That's the principle of God. Icyacumi 10th, ni umutima shingiro ryo gushimwa cyangwa kugawa. Imana Yesu ni watari kabisa. Jesus is amazing. Muvuge ngo amen. Amen. Cyane amen. Amen. Yesu ni watari. Aya mahame tugomba kuyumva cyane. We should hear and we should understand these principles. Musome hariya, mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu kugira ngo babarebe, kuko nimugira mutyo ari nta ngororane muzagororerwa na so wo mu ijuru. Mwumve, ahubwo nugira ubuntu ntukavuze ihembe imbere yawe kuko indyarya zibigira mu masinagogi no mu nzira ngo bashimwe n'abantu. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zawe. Ahubwo wowe ho nugira ubuntu ukuboko kwawe kw'ibumoso kwe kumenya ico ukw'iburyo kwakoze. Ahubwo komeza. Sava? Yes. Aravuga ngo nuko so ureba hikerereye azagira gute? Azakugororera. Ariko usomye hariya ku murongo wa 5 aravuga ngo nimusenga ntimukamere nk'iryarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zawe. Weho nusenga uje winjira mu nzu ubanza ukinga urugi uhere kusenge so mwihereranye nuko se ureba ahihereye azakugororera. Buriya hari inyigisho zimwe abantu baza basa naho basobanura bakadusobanura ukundi. There are teachings that people explain, but they explain it out of context. Ariko mu mahame y'ubwami icyo umwami Yesu yashakaga kwigisha hano. But here, in the principles of God, this is what he wanted to mean. Ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga, ngo kw'ibumoso ntikukabimenya. When you give with your right hand, your left should not know it. Ngo abantu batazavuga ngo ntukigaragaze ngo batazamenya ko washatse kwiyerekana ukagira atuzaba wagorore. And when you pray, don't announce it. Hari abantu bazavuga ngo ubwo ngo umuntu ahagurutse hano wakavuga ngo njyewe ntanze miliyoni ebyiri gusa contre le principe y'ubwami. Never. So when a person stands here and they say that I pledge to give 2 million, that's not against God's principle. You should explore and know what God wanted to mean. Ushobora no kuta abandi ati iyo mutangaje iminsi 40 tuba twiyiriza gutya mwabaye nk'abafarisayo abantu bose babamenye. Never. Ntabwo ari cyo kibazo. And when we announce 40 days of praying, we are not being like Pharisees. Bibiliya iravuga gutya. The Bible says, muri iri jambo Yesu icyo yashatse kuvuga, what Jesus meant in this scripture, the principle of the kingdom, no kuvuga ngo iyo uhagaze hano ukavuga ngo ntanze miliyoni 10, is when you stand here and you say that you're going to give 10 million. Imana ntiza yumva icyo wavuza. God doesn't listen to what you said with your lips. Iza yumva icyo umutima wavuza. He will say, he will only understand what your heart said. Yicatumye uvuga iri jambo ku kanwa tiriri ku kanwa riri mu mutima. Because your words are not from your mouth, they are from your heart. Shobora kuba mbivuga ngiye uhagaze hano imbere shaka kugira ngo reka mbereke ukuntu ndi umukire. I might say to be pretentious in the public. Ariko nje nshobora kubivuga umwuka yanemeje ngo bivuge ahubwo biraterera n'umunyabwo wari ufite ubwoba kutabasha gukorera ubwami kuza. Icyo Imana ibishaka ni motivation
yatumye ukora icyo kintu niye. Or I might say it's simply because the Holy Spirit has urged me to do so. What God looks at is the motive behind. Buriya Imana izireba ibinyuranye n'ibyo twebwe tubona hano hanze. See, God only sees completely from what we see as human beings. Nshobora gukora ikintu mu ibanga nyamara kandi nagikoze mu buryo public, mu buryo bwo mu mutima. Hari uko nshaka ko ngo bimenyekana cyane, ari bimenyekana kandi nikoze mu ibanga kandi kugira ngo nerekane uwo ndiwe. You might do something privately, but it rings very true, or you are trying to affirm something to the public. Kugira ngo nubahirize isaha, reka mbabwire iki kintu cya principe y'ubwami mukimenye. Cya principe y'ubwami, ihame ry'ubwami. This is something I want to share with you as the principle of bwawe bakristo iminsi uzabaho yose. In your life as a Christian, mbere yuko ukora ikintu uzabanza checking umutima wawe, motivation, purpose. Before you do something, check your heart and look at the motive behind. Shobora kuza hano, I may come here ngahora nza hano buri joro kuveya kugira gute and just be present in overnights and kugira ngo nereka abantu ko barije mu intercessor ukomeye, abantu na pastor azamenya ngo yes ndahari. Nyamara kandi riye ntabwo iyo motivation ko ashaka kwerekana urwe yawe kumwamaza multiplier par 0. I might come here every night for programs and overnights, but what I really want to prove is that I'm a strong and powerful intercessor towards the pastors. Uzazubona motivation cyangwa se impamvu y'icyo kintu bitajyanye no kuvuga ngo n'ubwami ngo n'icubahiro cy'Imana n'icubahiro cyawe. Nushaka uza wibikira ibyawe byitahanire, nushaka uzufata uzuturuna imodoka yawe witahire, uje no kuryama neza parce que tikigira agaciro na kimwe. When you realize that your motive does not align with God or God's glory, you should always cancel it. You should maybe even go back home and sleep. I might be very pragmatic and very energetic so that I can... motivation Imana isuzuma arabikorera ayitirirwa izina ryanjye ariko karashaka ngo yigarurira abantu bamwegere cyane ari we batonaho ari we bamenya ari amaze ukakora amanywa nijoro n'ibindi. C'est multiplié par 0 parce que ubwami bw'Imana c'est motivation, igikorwa plus motivation ça donne résultat. Iyo motivation ari nyayo izitanga resultat nziza, iyo itariyo 0 motivation. When you do something to win people's hearts or to win their favor and that contradicts the word of God, then you're doing nothing, because in the kingdom of God, the activity plus motive gives results. So when it's 0, then it's against what God is looking for. Niyo mpamvu muzabona mu bwami bw'Imana abantu benshi bahembwa neza abandi ntibahembwe kandi twibwira ko ari bakagombye guhembwa parce que ibyo bakoraga byose Imana ntiyarebaga ntiyeba hanze, yarebaga impamvu yabimuteraga gukora. Because eventually you see that people are not rewarded and you think that maybe that's not what should have happened, but also to God what needs to be done is to fulfill his principle, not what we see as human beings. Ubwami bw'Imana rero bugira amahame abugenga. So the kingdom of God has principles that guide it. Ubwami bw'Imana bugira amahame abugenga. The kingdom of God has principles. Ubwami bw'Imana bugira amahame abugenga. The kingdom of God has principles. May God be good to you. In the name of Jesus. I would like to see if there is anyone who is not saved among us. If there is someone who is not saved among us.
mbabwire iki kintu rero. I want to tell you this. Ibi hari igihe twigisha umutima wifata, umutima ugira utya. Dore rero ibanga ryabyo, ugomba kumenya ngo ese uba wifata uharanira iki gusohoza ariya mahame. Biriya ntibipfa gufata umuntu ujenjetse, bifata umuntu uri disipurine, umuntu wemera kunetraliza amarangamutima ye, ukamenya ngo ubwami bw'Imana ni iki niki 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 niki. Aho abandi bavuga ngo baraterana amakofi, wowe ugatanga urukundo, bigusaba undi mutima uri special, umutima wa Kristo Yesu. Sometimes we preach about a reserved heart and we wonder why, but these are the things that can you to reach the heart we are talking about. Ntiwamurika namba, ntiwaba n'umunyu, uri umusiviliyani, ugomba kuba umusirikare wa Kristo. You cannot be the salt of the world if you're a civilian. You should be turned into a soldier. Umwami Yesu biri yabyigishaga rero ukagira ngo none ngo yabivuga ngo none biroroshye nimba hari ikintu gikomeye kibaho. Nico gituma yavuze ngo uwemera kunkurira yikorera umusaraba. Wikorera umusaraba ntabwo ari ikintu cyoroshye, kigusaba une vie disciplinée. So it's very, when Jesus was preaching about this, it was not easy. It's very difficult because if you have to carry the cross, then you should give up so many things. Kugira ngo uzashobore biriya mwene data, si ukubera uko wavutse character wazabona papa na mama, never. Ni ukubera ko wageze muri Kristo Yesu. Your ability to accomplish that is not because of your background or your parents, but it's because of how you're rooted in Jesus. Uzugira ngo wakugurura umutima wawe gutya ukawugurura ukawusomamo ukazubureba umutima ukavuga ngo ninde muntu nashizemo nanga, ukabura n'umwe, ukagira ngo ni discipline ya yoga cyangwa yindi. Never. If you examined your heart and you realize that there is no one you hate, do you think you'd be just by a discipline? So when Jesus enters your heart, he brings all the hateful emotions to still. Mucekinge mu mitima yanyu musohore ba bantu bagize iminsi barafashe icicaro muri muruke ibidakwiye mubivane. So check all the things that are in your heart and remove anything that has occupied your spaces as disguised as hate. Nigeze gukora iyo exercice rimwe, sinzi ukuntu narimo nigisha na ubu nari hanze, noneho numva nibwo bwa mbere navuze iryo jambo. Nigisha ijambo ongere hagati numva ko umwuka ambwira ngo ariko se ibyo kwayivuga nibiki urizo mba kusubiza inyuma ndeba mu mutima wanje abantu nanga uko bangana, kaza ndeba ninde nangana, tangira kuva maze kumenya ubwenge abagiye bangirira nabi kabisa, kandi bangiriye nabi. Checking resulta navanye ngo ndiyanje sinyibabwira nawe urebe umutima nangana. Nukuri naje gusuzuma nta muntu ntohoberana urukundo rwinshi muri iyi si ntano, kandi ibyo mbabwira ni ikintu nasuzumye mu buzima. Murabizi neza ko mutahura n'intambara ni nta muntu uba mu mutima wanje nanga numwe habe naho wambwira ngo nakayagize ndiduhura ndaguhobera wese numve ndetse aho nkugirira impuhwe kuko ndi wonanga, kandi ngiye kukubika muri iki mba nigiriye nabi ndakubika muri njye ngo ngirute. Nigeze guhura n'umuntu rimwe kandi narangije sinzi ukuntu bije aricara ngo pastor naje kukwaka imbabazi ngo nyuma y'igihe kirekire ibi n'ibi, ndaseka yari kwaza asaba audience afite ubwoba bwinshi mbona yatinye yo ndamubwira ngo ko mbona wari watinye we banza uhaguruke ngo hobere kidogo nababariye kera ahubwo wari waratinze. Timukabike mu mitima yanyu uburozi bwica. Don't hold in your heart poisonous feelings.
ukeneye kwakira Yesu azamura ukuboko. If you want to receive Jesus, ukeneye kwakira Yesu azamura ukuboko. if you want to receive Jesus, muvuge ngo amen cyane. Senga mu ihame rimwe wumvishe ryakomeye hariya ryakugoye, ubwira Imana ngo Mana ushoboze. pray in line with any principle that you found difficult and ask God to enable you. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye kugira neza, turashima urukundo rwawe, turashima mwami Yesu. Mahame yawe mwami Yesu arakomeye. Amahame yawe y'ubwami bw'Imana adusaba ko tugomba kuba abantu bafite umutima wa Kristo Yesu. Udufashe kugira ngo mwami tube turi abantu bazi uko tugomba kwitwara nuko tugomba guhagarara mu bwami bwawe. Mutima ukeneye Imana uduhe inzara n'inyota yo kugutunganira, kwemera ko turenganwa kubera kugukiranukira, kugira ngo dukomeze tuba umunyu w'isi, dukomeze tuba umuco w'isi, kandi mwami dusohoze ibyo dusaba byose, kandi duharanire gukora ibihesha izina ryawe icubahiro, ibidahesha amazina yacu icubahiro. Tidushoboye turashobozwa, Mwuka wera abane natwe. Twavuze buhoro ariko ndabizi ko Mwuka asobanura cyane, maze dushobozwe nawe kugira ngo tugaragaze amahame y'ubwami. Icubahiro nishimwe bibi byawe mu izina rya Yesu, amen. Hobera mugenzi wawe umubwire ngo hagarara neza mu mahame y'ubwami, and tell them stand in the principles of God. Imana ibagirire neza. May God be good to you.